tubakire mwebwe muteze amatwi ndetse munakurikiranye ibi byigisho bitambuka kuri cano Impanda y'Imperuka Ministry, aho tugiye kubana namwe twigana ijambo ry'Imana Uwiteka yaringanije uyu munsi. Muratubona muri studio twicayemo turi ababwiriza babiri kugira ngo turusheho gusobanukirwa imigambi y'umwanzi afitiye iyi si yacu yashaje. Ntibyari bisanzwe yuko duteranira aha ngaha muri studio turi ababwiriza babiri, ni njyewe ndetse ni njyewe Iherezo nk'uko musanzwe muzi, ndetse na mugenzi wanjye namubwira akivuga. Murakoze cyane, nanjye amazina yanjye nitwa Mahoro Bonheur. Yego, urakoze cyane. Duhurijwe aha ngaha muri studio no kugira ngo twige amakuru y'ubuhanuzi ndetse turebe imigambi ya Satani. Satani afite imigambi myinshi ndetse irenze igihumbi afitiye iyi si yacu yashaje kugira ngo azayirohe mu irimbukiro. Ndabeshye Mahoro Bonheur? Ntabwo beshye, urebye ibihe turimo ni ibihe Satani afite imigambi myinshi, kandi iyo migambi ibirimo kwigaragaza. Ndetse Satani ntatinya no kuyerura rimwe na rimwe, arayerura rwose. Kandi ikitangaje nuko n'Imana iba yaragaragaje ibintu mu buryo busa nk'ubuhishe kugira ngo abantu bayo biga ijambo ryayo bitonze babubone, ariko Satani we ku ruhande rwe akabigaragaza rimwe na rimwe abyeruye, ariko bikarangira n'ubundi abantu kuko ari ab'isi batabibonye. Ariko ku bana b'Imana ho siko bimeze. Yego, ndaza kwemerera umuvandimwe Mahoro Bonheur kugira ngo abagezeho umutwe w'icyigisho cyangwa insanganyamatsiko itumye twicara aha ngaha muri studio Impanda y'Imperuka. Umutwe w'icyigisho tugiye kuganiraho uyu munsi ni icyigisho kivuga ngo twitege iki mu mwaka wa 2022. Ni iki kizakurikira Covid-19? Turaza kureba ikigiye gukurikira Covid-19 ndetse n'uburyo turabizi neza yuko uyu nguyu ari wo mwaka muri agenda y'isi bapanze yuko Covid-19 izarangiramo, kuko iyagomba kumara imyaka 3. Tuvuze ngo twitege iki mu 2022, birumvikana n'ubuhanuzi. Nkuko byanditswe muri Amosi, haranditse ngo nukuri ndababwira yuko Imana itazagira ikikora itabanje guhishurira abagaragu bayo b'abahanuzi. None umubwiriza aravuga ngo twitege iki mu 2022 ikigiye gukurikira coronavirus. Akenshi abantu iyo bakurikiranye amakuru nk'aya ngaya, hari igihe bayatwara mu buryo bw'ubwaka cyangwa mu bundi buryo bakayafata mu buryo bubi, kuko Satani nk'uko natangiye mbivuga ni umuhanga. Dushobora kwitega ibyo bintu kandi ariko byanditswe ndetse n'abanyamakuru b'isi babivuga, ariko kuko Satani ari umuhanga agahindura ibyo bintu noneho ntibisohora utyo. Kuko byagiye bigaragara kenshi nko muri Edeni, igihe Adamu na Eva bari biteze marayika waguye ko ari uzaza akabayobya, hagaragaye inzoka abari bayobye. Yego rwose niko byari bimeze. None ibi bintu twiteze mu 2022 abantu babitwarira mu bwaka. Urebye ibi bintu birashoboka ko abantu bagira ubwaka bakagwa no mu mutego wo kugena ibihe bya gihanuzi, kavuga ngo iyi tariki y'ingini iki kintu kigomba kubaho n'ihame. Ariko twebwe icyo twababwira cyo nuko Satani ari umuhanga. Satani afite amayeri menshi yo gukora ubushukanyi bwe. Ashobora gukoresha uburyo bugaragara ndetse n'uburyo butagaragara, ndetse kandi mu bindi bintu ashobora gukoresha, ashobora no kukubwira ko azagira ikintu akora ndetse ntagikore. Ariko nanone ashobora gukubwira icyo azakora kandi akagikora, ariko bikarangira n'ubundi abantu bagize ute babaye injiji. Urakoze cyane Bonheur. Nkuko turi kubibona, turi mu bihe bidasanzwe, aho turi mu gihe cy'ibyorezo, ariko twibanze cyane kuri iki cyorezo turimo aricyo cya coronavirus. Yego. Iki cyorezo cyiza twahuye n'ibintu byinshi cyane. Habayeho zagoma mu rugo ndetse ubuzima bw'isi burahinduka ku buryo abantu batangiye kwitwara ukundi batari basanzwe bitwara. Haza amabwiriza mashya kandi ibyo bintu abantu batari biteze byarakozwe. Ndabyibuka nka coronavirus igitangira aha ngaha mu Rwanda, abayobozi b'ubuzima babwiraga abantu ngo nimuzambara agapfukamunwa kuko ni akabaganga niwe wemerewe kugakora. Hanyuma andi makuru yaje bundi bushya nabwo azanywe n'abo bayobozi, bari kuvuga ngo nta kibazo ngo namwe mujye mukambara, ndetse kaba n'itegeko kandi tugitangira bitari byemewe yuko umuntu usanzwe yakambara agapfukamunwa. Urwo ni urugero twari dutanze. Ariko
ko hagiye habaho ibintu byinshi cyane abantu bakabyemera nta bushishozi, nta kubanza kubitekerezaho, koko mu miterere y'abanyabyaha, kuko abantu twese turi abanyabyaha, cyangwa abantu birashoboka yuko hari abantu bakumva ibintu batarabitekerezaho bagahita babishyira mu bikorwa. Abo bantu barahari bone cyane. Buriya Bibiliya irabigaragaza neza. Iyo tugiye mu gitabo cy'imigani igice cya 14 umurongo wa 15 baratubwira ngo umuswa yemera ikivuzwe cyose, ariko umunyamakenga yitegereza ahanyura. Umuswa yemera ikivuzwe cyose, nkuko umuvandimwe yarimo kubivuga. Iki gihe tugezemo, iyo havuzwe ikintu abaswa nta no kubanza gushishoza, no kubanza ngo bakore ubushakashatsi ngo babyigeho, ahubwo kuko umuntu aba ari umuswa ahita byemera, ati byavuzwe ndabyemeye, ati byavuzwe ndabyemeye, byavuzwe na kanaka akabyemera. Noneho umuntu Imana yishimira ari we munyamakenga, uwo muntu we ahita agira amakenga akitegereza muri ibyo bivuzwe byose, we abyitegerezamo akamenya ahagize ute ahanyura, ahita amenya inzira. Niko bimeze rwose. Ni ukuvuga yuko icyo Bibiliya turarikira ni ukuba abanyamakenga. Ikivuzwe cyose siko kiba ari ukuri, ngira ngo niko bisomye. Niko mbisomye cyane. Cyaba kivuzwe n'umuminisitiri ukomeye, cyaba kivuzwe n'undi muyobozi uwo ari we wese, ni byiza yuko abantu b'Imana yaremye bakagombye kwitegerezanya amakenga bene ibyo bintu. Mbese ibintu bigenda bivugwa, hari ibintu bishobora gukurikizwa n'abantu, mbese bikaba byabaganisha mu irimbukiro. Niko bimeze rwose. Ahubwo Bibiliya tubwira neza yuko abenshi nabajya mu nzira igira ute ijya mu irimbukiro. Abo ngabo nibo benshi cyane baboneka mu bantu bagize isi. Kandi ibivuzwa byinshi byavugwa n'abayobozi, kuko bireyerura neza yuko ubupapa bugomba gukoresha amaleta y'isi ndetse n'abayobozi. Kandi leta ntabwo igirwa na perezida gusa, si byo se? Igirwa n'abaministire, ikagirwa n'abadepite n'abaki bose, ubuyobozi nyine muri rusange. Ubwo buyobozi rero ntabwo iteka buba bisobanuye ko bushobora kuvuga ibintu by'ukuri. Ni koko iyo bavuga ibihuye n'umurongo w'ijambo ry'Imana aba ari ukuri, ariko nanone Satani ashobora kubakoresha. Hari isomo riboneka no mu gitabo cy'imigani igice cya 21 mu murongo wa 12 rivuga ngo umukiranutsi yitegereza inzu y'abanyabyaha uko bibikwa bakarimbuka. None hano urumva icyo Bibiliya itubwira, umukiranutsi yitegereza inzira y'abanyabyaha uko bubikwa bakarimbuka. Niyo mpamvu akenshi muri iki gihe natwe muri ibyigisho by'amakuru y'urugendo tujya tubereka ibintu bitandukanye biba byavuzwe n'ibinyamakuru bikomeye ku ngingo wenda zibangamira umudendezo w'umutimanama cyangwa zigenda zisoza ubuhanuzi. Umukiranutsi w'Imana we iyo arebye ibyo bintu byavuzwe abantu babibonamo amahoro, we abibonamo kurimbuka kw'abanyabyaha. Niyo mpamvu natwe rero muri iki cyigisho nkuko Imana yabishatse tugiye kugenda dusesengura amakuru atandukanye ariho kuri iyi si agaragaza ibyo nzira y'abanyabyaha, ndetse n'uburyo ari inzira ibajyana kurimbuka, ndetse kandi bakaba bigaragariza n'igihe bashaka kubikoramo. Ni ukuvuga yuko iryo somo usomye ryerekana yuko hari iyerekwa ry'abakiranutsi b'Imana berekwa kurimbuka kw'abanyabyaha. Ni nayo mpamvu abo bakiranutsi b'Imana bashyizwe mu isi nk'abavugabutumwa kugira ngo baburire umunyabyaha kugira ngo hatagira ikimuhitana. Yego niko bimeze rwose. Kuko niba Bibiliya ivuga ngo umurinzi nabona inkota ije akanga kuburira abantu ngo bahunge, abo bantu bazapfira mu byaha byabo, ndetse uwo murinzi niwe uzabibazwa cyane. None nanjye nshobora kubaza ikibazo. Urabona muri ibi bihe turimo hari abantu benshi bafite inyigisho zigaragaza neza yuko niba ikintu cyanditswe mu kinyamakuru cyangwa kitanditswe nyine ari inkuru rusange mu kinyamakuru, ko nta muntu ushobora kuyigisha ngo ayitegereze ngo ayigishe nyine abantu b'abakristo iyo nkuru, nk'ubwo atayigisha nk'igihamya, ahubwo ngo ayibereke nyine imbere yabo kitagomba kubagirana mu mbere y'amaso. Ngo ibyo ari bitangazamakuru. Yego. Ariko icyo ijambo ry'Imana ritubwira mu migani cya 24:32 haravuga ngo nuko ndebye mbyitegereza neza, mbibonye mbikuramo gusobanukirwa. Ngo nuko ndebye mbyitegereza neza mbirebye mbikuramo gusobanukirwa. Muri make icyanga barimo kutubwira ko tugomba no kureba imibereho y'abanyabyaha tukayitegereza, ariko tukayitegereza tutameze nk'abantu bafite umugambi wo gusa nabo. Yego. Cyangwa kugendera mu nzira zabo, ahubwo tukayitegereza dufite umugambi wo gukuramo gusobanukirwa kugira ngo tutazayobywa, kugira ngo tumenye aho isi igeze. Kuko nk'urugero nk'iyo umunyamakuru agiye kwandika inkuru, ashobora kuzenda aje kukubaza nk'umuntu agiye kwandika inkuru akakubaza akakwereka nuko koko azayandika nk'uko bishaka.
ariko we aba afite impamvu yamuteye kujya gushaka iyo nkuru, afite n'icyo ashaka kukumvikanisha. Niyo mpamvu uzasanga nk'ikinyamakuru cya leta gishobora kwandika, wenda nk'urugero ashobora kubaho intambara hagati y'ibihugu bibiri, ugasanga wenda niba ari Ubugande na Kongo bigiye kurwana, ugasanga Ubugande bwanditse nkuru bugaragaza ko habaye hatangiye intambara, kandi ko Kongo ari iri mu makosa, kugira ngo yumvikanishe abaturage b'Abagande yuko nyine atari bo bafite ikibazo. Na Kongo nayo yakwandika inkuru ikagaragaza ko Ubugande aribwo bugize ute, aribwo bufite ikibazo. Uko niko itangazamakuru rikora. Niyo mpamvu rero natwe dukwiriye nk'abantu b'Imana tutagomba kwemera ikivuzwe cyose, tugomba kwitegereza aho tunyura, ndetse ni nayo mpamvu tugomba kureba aho turimo twerekeza. Ni nayo mpamvu ku byerekeranye n'itangazamakuru, iyo umuntu yanditse inkuru runaka yerekana source yayo, aho iyo nkuru yakomotse. Birashoboka ko iyo nkuru aho yaba yakomotse ari ibihimbano, aho yayikuye, ariko kenshi ibintu bivuzwe mu itangazamakuru bikavugwa mu gitangazamakuru kimwe bikavugwa no mu kindi. Hari igihe ibyinshi nyine ari imigambi bigambiriwe, kandi yarangije kwigwaho kandi igomba kuzajya mu bikorwa. Ni nayo mpamvu no muri ibi byigisho turaza kureba bimwe byo mu bitangazamakuru byavuzwe n'igitangazamakuru kitari kimwe cyangwa bibiri. Harimo ibyamaze gusohora byabayeho kandi byavuzwe, ndetse harimo n'ibindi byimirijwe imbere. Niyo mpamvu ko tuza kuba tubireberaho nk'abantu b'Imana, birushaho gutuma turushaho kureba kure, turebe umuvumba w'isi aho uri kwerekeza, turebe uko ubuzima bw'isi bwifashe, kugira ngo natwe tumenye uko tugomba kwitwara mu bihe bisa n'ibi ngibi. Cyane niko bimeze. Soma iryo somo ryo mu Migani rishimangire noneho ibyo wavugaga. Yego, Imigani 29 umurongo wa 16 aravuga ngo iyo abanyabyaha bagwiriye ibicumuro nabyo biragwira, ariko abakiranutsi bazabitegereza bahenebera. Muri make mu makuru arimo ahangaha arimo kwereka abakiranutsi cyangwa abantu b'Imana yuko hari uguhenebera kuriho kw'abanyabyaha. Yego. Kandi abanyabyaha bakaba bateguye ibintu byabo bafite umugambi wo kugaragaza nyine wo kwerekana nyine nk'ibintu by'amahoro. Niyo mpamvu rero kuri uyu munsi muri iki cyigisho cy'amakuru y'urugendo igice cya 5 kivuga ibyo twakwitega mu mwaka wa 2022, ndashaka ko twigana ubuhanuzi. Hari ibintu Yesu yavuze mu gitabo cya Matayo 24. Muri Matayo igice cya 24 Yesu ahanura hari ibintu bitatu yagaragaje bigomba kubaho mbere y'itegeko ry'icyumweru. Mbese mwaba muzi yuko itegeko ry'icyumweru rivugwa muri Bibiliya muri Matayo 24 Yesu yarivuzemo, ndetse agaragaza n'ibintu bigomba kuribanziriza, ndetse ko ibyo bintu ko ari bitatu bizabigaragaye imbere y'amaso y'abantu. Iryo tegeko rizaba ryagize ute, rizaba ryaje. Ndashaka ko dusoma muri Matayo 24 ku murongo waho wa 7 tukageza ku wa 9. Ndashaka ngo tugende twitonze kuri iri somo. Reka nifashishe iyi ngeri yo mu Kinyarwanda Bibiliya yera, maze n'umuvandimwe Bonheur akoresha King James version, kugira ngo turusheho gusobanukirwa n'iri somo ryo muri Matayo 24 umurongo wa 7, ndetse turaza gukomeza tugeze ku murongo wa 9. Reka nsome muri Bibiliya y'Ikinyarwanda. Matayo 24 umurongo wa 7. Ishyanga rizatera irindi shyanga, n'ubwami buzatera ubundi bwami, hazabaho inzara n'ibishyitsi hamwe na hamwe. Noneho hano mwumve mu ngeri y'Icyongereza, hano mu Kinyarwanda hari ijambo rimwe bakuyemo rituma ahari abantu bashobora kugira ubusobanuro wenda cyangwa usobanukirwa gupfuye cyangwa kutameze neza kuri iri somo. Hano banditse ngo for nation shall rise against nation and kingdom against kingdom, and there shall be famines and pestilences and earthquakes in diverse places. Hano barimo kutubwira ngo ubwami buzatera ubundi bwami n'ishyanga rizatera irindi shyanga, ngo kandi hazabaho amapfa cyangwa inzara n'indwara z'ibyorezo n'ibishyitsi ahantu hatandukanye cyangwa hamwe na hamwe. Noneho hano ikiri somo ari kutubwira ririmo kutwereka yuko hari ibintu bitatu bigomba kubaho. Hagomba kubaho inzara, indwara z'ibyorezo ndetse n'ibishyitsi. Inzara, ese duhereye kuri uyu murongo, duhereye ku murongo wa 7 neza utangirira ngo ishyanga rizatera irindi shyanga. Ibi bintu twatwarigeze tubibonaho. Ibi ngibi byarabaye cyane, ntabwo twakwirirwa tubitindaho. Intambara zarabaye cyane mu kinyejana gishize, ndetse n'ubu ngubu ziracyaba.
ndetse kandi ikintu cyakurikiye bavuze amapfa. Kandi ikintu tubanza kugomba kuzirikana ni uko ibingibi bigomba kuba ahantu hamwe na hamwe, ntabwo ari ahantu hose. Nk'urugero, ibintu byerekeranye n'amapfa, byerekeranye n'inzara, twagiye tubibona no mu mateka y'u Rwanda. Tuzi inzara za Ruzagayura, yewe inzara nyinshi cyane nyine. Noneho ukareba no mu myaka 10 ishize, muri za 2015 na 2016 na 2017, muri iyo myaka hagiye hagaragara inzara cyane mu bice by'uburasirazuba bw'u Rwanda. Ndetse n'ubu ngubu usibye no mu Rwanda gusa, usanga no muri za Somalia no muri za Yemen na za Oman, muri biriya bihugu by'Abarabu biri munsi ya Saudi Arabia, ugasanga ko muri ibyo bihugu harimo inzara. Icyo ngicyo kimenyetso cyarasohoye. Ikindi Bonheur, nk'uko tubibona ku isi ya none, tubona yuko hari inkubiri yabo biswe abimukira. Yego. Bari kuva mu bihugu byabo bahunze inzara bagenda mu bindi. Yego. Kandi bikabaho ku rwego rwo hejuru, kugeza naho umuryango w'abibumbye wicara wiga kuri icyo kibazo cy'abimukira bimurwa n'inzara. No kuvuga ko ku cyerekeranye n'ingingo ngo inzara zizatera hamwe na hamwe, turi kwibona ko hamwe na hamwe inzara zigenda zitera. Yego. Hagakurikiraho iki kintu no muri uyu murongo, ibyorezo. Si ibyorezo twaba turi kubibona? Yego, ibyorezo twarabibonye cyane. Kuko tugiye nko mu 1900 tubona icyorezo cy'ubushita. Yego. Ni icyorezo cyashegeshe isi, kandi ni icyorezo cyari gikomeye cyane. Yego. Tubona ibicurane by'Abanyespanyol, ndetse dukuriye tukaza no muri iyi myaka yacu za Ebola. Haje za Ebola. Yego. Ndetse n'ubu ngubu twiciye mu gihe cy'icyorezo cya Covid-19. Muri make ibi bintu ko ari bibiri, mu gihe cyacu turabifite noneho biri kumwe. Sibyo? Icya gatatu kiyongeraho ni cyitwa iki? Ibishyitsi. Ibishyitsi bihagarariye iki? Ibishyitsi nkuko tubibona nta kindi gitera ibishyitsi usibye ihindagurika ry'ikirere cyangwa climate change. Icyo ngicyo nicyo kintu gitera iki? Ibishyitsi. Ihindagurika. Muri make ihindagurika naryo turi kuribona muri iki gihe, noneho ubwo abantu barisakuza cyane. Cyo nagira ngo mubwire neza yuko mu mwaka tugiye kwinjiramo, dore ko n'iki cyisho tugikoza hari mu mpera z'umwaka, mu mwaka tugiye kwinjiramo, muri gahunda y'isi hateganyijwe ikintu cyitwa ihindagurika ry'ikirere ryo ku rwego rwo hejuru. Ihindagurika ry'ikirere ryo ku rwego rwo hejuru. Ndashaka reka twifashishe ibihamya bigaragara kugira ngo twinjire mu cyigisho cyacu neza, ndetse muzi n'umugambi wacyo. Twabibonye uburyo amasomo yo muri Bibiliya avugwa yuko abantu b'Imana b'abakiranutsi bashobora kwerekwa ibigiye kuba. Iki cyigisho kivuga ngo twitege iki mu mwaka wa 2022, tugiye kwerekana ibihamya bifatika byerekanwa n'ibinyamakuru, ariko abavandimwe twababwiye ngo nimushingire kwizera kwanyu kuri ibyo. Nubwo byavuzwe n'ibinyamakuru byishisho, Satani ashobora guhindura uburyo bw'imikorere. Nko ku kinyamakuru Forbes.com, Bonheur araza kudufasha kugira ngo turebe icyo byavuze ku byerekeranye n'isomo tumaze gusoma muri Matayo igice cya 24. Yego. Mu kinyamakuru cyitwa Forbes.com hari ikintu gitangaje. Bahuje nabo ibi bintu tumaze kuvuga. Yego. Bahuje ikintu cyitwa icyorezo, bagihuza n'ihindagurika ry'ikirere. Bavuga ko ingamba zigomba kuba zimwe. Ibyorezo n'ihindagurika ry'ikirere, kandi n'ingamba zikaba zimwe. Ni ukuvuga yuko nk'uko twabonye guma mu rugo izanwe n'icyorezo cya Covid, dushobora no kwitega guma mu rugo izanwe n'iki? N'ihindagurika ry'ikirere. Dusomere iby'icyo kinyamakuru ibyo cyavuze. Hano baratubwiye ngo ni ikinyamakuru cyitwa Forbes.com, murabibona namwe ayo magambo, ngo isi ikeneye ibiwanye n'ibyakozwe byo gufungira abantu ahantu hamwe kubw'icyorezo buri myaka 2 kugira ngo duhuze n'amasezerano ya Paris yo kurwanya imyuka ya carbone. Niko iyi nkuru ifite umutwe uvuga. Barimo kutubwira yuko isi ikeneye ingamba zo kugumisha abantu hamwe bafunze kugira ngo barwanye ngo imyuka ihumanya ikirere. Muri make nk'uko byagiye bigaragara muri guma mu rugo, ubwo imodoka zabaga zitari kugenda. Sibyo? Imodoka zitari kugenda, noneho byarangiza ko imodoka zitari kugenda n'ibintu n'inganda zifunze n'ibiki byose, imyuka ihumanya ikirere ikagira ute? Ikagabanyuka. Ngo kugira ngo tugere ku masezerano y'i Paris, bari kugaragaza yuko hakenewe ingamba nk'izafashwe zo kugumisha abantu ahantu hamwe. Baranatubwiye ngo igabanuka rikabije ry'ibyuka bihumanya ikirere ryagaragaye mu minsi ya mbere y'icyorezo, ndetse n'ihagarikwa ry'isi yose bigomba kongera kubaho buri myaka 2 muri iyi myaka 10 isigaye kugira ngo intego zivugwa mu masezerano y'ikirere ya Paris zigerweho.
ubushakashatsi nubwo abanditsi badasaba ko isi yishingikiriza kuri lockdown kugira ngo ibashe kurwanya imihindagurikire y'ikirere. Bano barimo kutubwira yuko muri iyi myaka 10 ubwo no guhera mu 2021 kugeza mu 2030 kugira no guhera mu 2020 kugeza mu 2030 bari kuvuga yuko muri bagomba kujya baguma mu rugo kandi y'isi yose nyuma y'imyaka 2 kugira ngo barwanye ihindagurika ry'ikirere. Ariko bakorongera bavuze ngo ibintu bitwereka ko n'ibintu bizasoza ubuhanuzi, bakarangira banatubwiye yuko tutagomba kwizigira ko izo guma mu rugo cyangwa izo lockdown arizo zizarwanya ihindagurika ry'ikirere kandi zo zizazishyiraho umusozo. None niba izo lockdown atarizo zizayishyiraho umusozo, nukubera iki kinyamakuru cyandika kivuga yuko buri myaka 2 hagomba kujya habaho lockdown? Muri make bari kugaragaza iki ingamba zabyo, ingamba z'ibintu no kugira ngo abanze bagaragaze neza yuko ihindagurika ry'ikirere riteje ikibazo. None mukeka ko abantu bari kuzareba uburyo abantu bafatamo Covid-19 abenshi babifata nk'ubuteka mutwe, usibye ko nyine kuko umuswa yemera ikivuzwe cyose ageraho akabyizera, sibyo? Ageraho kwa kunebonagamo ubucakura n'ibiki n'abakibibona. Ariko tekereza ibyashyirwagaho guma mu rugo, abantu bibarabibonye bamaze kubibona bahita babona ko noneho bya bintu bigize ute biri seriye, ko cyakerezo kiri seriye. Muri make no gushyiraho guma mu rugo kubyerekanye n'ihindagurika ry'ikirere bizatuma abantu bumva ko noneho bya bintu bigize ute biri seriye. No kuvuga nuko ubwo ibya mbere byaje abantu bakabyemera, ni hazi indi guma mu rugo ishingiye ku mihindagurikire y'ikirere bazayemera? Yego bazayemera, nkuko twatangiye tubisoma. Umuswa yemera ikivuzwe cyose, ariko umunyabwenge yitegerezanya ubushishozi. Hari byinshi bizaza abantu bakabyemera, ariko hari n'ibizaza hakaba hari abantu bashobora kubirwanya. Niko bimeze rwose. Turasoma indi nkuru nanone iri mu kinyamakuru Travel News. Yego hano ariko tutarabigeraho ndagira ngo mbabwire niba bavuze ko guma mu rugo igomba kubombura inyuma y'imyaka 2, ya mbere yabaye ryari y'isi yose 2020. ubwo nyuma y'imyaka 2 ni ryari? Ubwo ni 2022. Ubwo twitege iki? Ikintu twazirikana neza nuko muri gahunda y'isi uyu mwaka w'ibihumbi 2022 niwo mwaka wa gatatu wa Covid-19, naho Covid igomba kurangiriramo. Rero hari ibintu bagomba gukora kugira ngo bigaragaze neza yuko bigende bishyiraho iherezo, ndetse kandi bigaragaze ko atari cyo kibazo nyamukuru. Yego wadusomera iyo nkuru yanditse muri Travel News kugira ngo turebe indi migambi yimirijwe imbere ivugwa mu bitangazamakuru, ndetse benshi bagenda bayisoma ariko nituyiteho, hanyuma turaza kubihuza n'icyo ubuhanuzi bugenda bubivugaho. Yego hano baranditse ngo ingaruka z'imihindagurikire y'ikirere zizagira ingaruka ku ngendo mu 2022. Ingaruka z'imihindagurikire y'ikirere zizagira ingaruka ku ngendo, ku bantu bakora ingendo mu 2022. Ni ukuvuga yuko nk'uko mu gihe cya Covid, iki cyorezo cya Covid, nk'uko ingendo zahagaritswe. Yego Cyambere twatangiye tubona guma mu rugo yuko imihindagurikire y'ikirere ishobora kuzana guma mu rugo. None tugeze no kubyerekeranye n'ingendo zizahagarara. Nakomeza dusomere. Aranditse ngo hashize imyaka hafi 2 hari igisibanganya isi y'ingendo, icyorezo cya Covid-19. Imyaka hafi 2 urumva kugenda ku bya Covid-19 bigiye birimo utuntu twinshi tugiye tugoranye. Ngo mu mwaka wa 2022 nikizongera kuba ikibazo cya mbere ku bagenzi bakora ubucuruzi, ariko kizakikira ikibazo ariko kitari cyo cya mbere, cyangwa ngo igirwe ingingo nyamukuru yo kwitabwaho ku bashinzwe ingendo. Nakwa kundi bajyaga ku kibuga cy'indege akavuga ati ugomba kubanza kuba wipimishije, ugomba kubanza kubigira ute na gute. Muri uyu mwaka bateganya neza yuko ibi bintu bizagabanyuka, bikibaye kikiri ikibazo nyamukuru. Bagakomeza batubwira ngo nubwo bidashoboka guhanura neza ibizaba umwaka utaha, ihuriro ryacu ry'inzobere mu biherereza ry'impuguke zisesengura amakuru aturuka ahantu hizewe kandi zikoresha ubushishozi bwimbitse ku miterere n'imyitwarire y'abantu kugira ngo zisobanure kandi zigaragaze ibizaba. Kandi muri 2022 turateganya ko Covid-19 izaba mu bibazo bishingirwaho mu nshingano zo kwita ku bagenzi basubira mu muhanda. Barakomeza batubwira ngo umutekano, ubwirinzi hamwe n'iterambere rirambye nibyo bizitabwaho muri 2022. Covid-19 twizeye ko izongera kuba mu byago 5 bya mbere
bibangamira ingendo, ariko ingaruka z'imihindagurikire y'ikirere ku buryo bwagutse zishobora kugira uruhare runini rwa mbere. Barimo guteganya yuko nk'uko hari ibintu bishobora wenda bigenderwaho kugira ngo umuntu akore urugendo rw'ubucuruzi cyangwa ikindi n'ikindi, Covid-19 izongera igaruke mu bintu 5 bya mbere. Iyo nkuru hari icyo numvishe, ariko ku byerekeranye n'ihindagurika ry'ikirere cyo kizaba ari cyo kintu cya mbere kigomba kwitabwaho. Iyi nkuru hari ikintu cyumvikanamo, kuko baravuga ngo nubwo badashobora gusobanura ikizaba 2022, ngo ariko ngo bafite amakuru ngo bakura ku mpuguke ngo zishinzwe bene ibyo bintu, kandi ngo ayo makuru ngo arizewe. Ni ukuvuga yuko niba ayo makuru yizewe yaba ari ukuri. Ariko se twibajije ikibazo, impuguke nkuru ku byerekeranye no kurwanya Imana ndetse ku byerekeranye no gushukanyi, iyo mpuguke yaba ari iyihe? Ikoresha ihanura idakoresheje umwuka w'Imana, ni iyihe? Reka ibi bintu tubihuze n'ubuhanuzi tubona mu gitabo cy'intambara ikomeye, kuko ibi ni ibitabo byanditswe kera, ndetse n'iki gihe cy'ibyorezo, iki gihe cy'inkubiri gisa n'iyi ngiyi cyari kitaraboneka, cyari kitaragaragara. Gusa hari umuhanga ku byerekeranye n'imihindagurikire y'ikirere, ari nawe ushobora guteza indwara z'ibyorezo ndetse akihindura n'umuvuzi wawe bone cyane rwose. Uzi ko uwo muhanga ahari? Arahari. Kandi abantu bakitega yuko bavuwe n'abahanga b'isi, bakitega yuko bavuwe n'Imana, nyamara ari undi wihinduye umuganga. Yego, dusomera ayo magambo. Reka mbasomera ayo magambo, aboneka mu gitabo cy'intambara ikomeye paje ya 414. Haranditse hati: igihe yiyereka abana b'abantu nk'umuvuzi ukomeye ushobora kubakiza indwara zabo, azateza indwara z'ibyorezo kugeza aho imidugudu n'ibirorero bisigara ari amatongo n'ibidaturwa. Ngo igihe yiyerekana abana b'abantu nk'umuganga ukomeye, uyu nguyu ninde? Ngo n'amagingo aya ari ku murimo we, Satani arateza impanuka n'ibyorezo mu nyanja no ku butaka, umuriro wa kirimbuzi, umuraba ukaze, imyuzure, inkuba, imiyaga y'ishuheri, kubura epfo na ruguru, ibishyitsi hirya no hino, kandi mu buryo bwinshi imbaraga ze ziri ku murimo. Izi ni imbaraga za Satani bone. Yego. Kandi ngo ziri ku murimo cyane. Arateza indwara z'ibyorezo, ibishyitsi hirya no hino, ndetse kubura epfo na ruguru. Abantu bakaba bimukira, kandi imbaraga ze ziri ku murimo. Abandi bashobora kuvuga ngo ibi bintu ngo byazanwe n'Imana. Nyamara ibyanditswe byera biri kutwereka yuko Satani ashaka kurimburira isi mu bintu batazi. Kandi ngo ni n'umuganga w'izo ndwara cyane. Satani ateza indwara agahinduka n'umuganga. Iki ngiki gituma abantu twibaza ngo muri iyi minsi turi kuvurwa nande? Urebye iki jambo ry'Imana ritubwira, bya bindi twari turimo kwiga muri Matayo 24. Ibi ngibi bisa n'ibyo muri Yesaya 24, bigaragaza yuko abantu bakora ibyaha maze ibyago bikabageraho, si byo se? Ndetse kandi na Satani ateza ibyago. Mbese muteka ko ibi twatangiye dusoma hano, intambara, inzara n'ibishyitsi, ibyo ngibyo muteka ko bituruka kuri inde? Reka dukomeze dusome. Wumve ahangaha aya magambo atangaje ngo yarari ku mwero w'ubutaka, maze inzara n'ubwihebe bigakurikiraho, ahumanya umwuka wo mu kirere, maze abantu ibihumbi byinshi bakarimbuka. Iri jambo muryita kuko turaza kurigarukaho. Umwuka wo mu kirere wahumanye. Umwuka wo mu kirere wahumanye. Kandi n'uyu mwuka wo mu kirere wahumanye, ibinyamakuru biraza kutwereka hepfo yuko ibyo ngibyo bizatuma abantu bajya muri guma mu rugo. Turaza kubibona. Ngo ahumanya umwuka wo mu kirere, maze abantu ibihumbi byinshi bakarimbuka. Ibyo byago bizarushaho kwaduka ku isi, kandi ari nako birimbura. Kurimbuka kuzaba ku bantu no ku nyamaswa. Isi iri mu cyunamo ihindutse amatongo. Koko isi rononekaye ihindutse amatongo, izarimbukana n'ibikomerezwa byayo. Isi yandavujwe n'abantu bayituye, kuko bishe amategeko y'Uhoraho, ntibubahirije amateka ye, ndetse bishe n'isezerano rihoraho yagiranye nabo cyane. Wumvishe igitumye isi ijya mu cyunamo? Ngo nuko ngo abatuye isi bishe amategeko y'Imana, ngo bica n'isezerano ridakuka. Yego. Kandi iryo sezerano ni iki?
ni isabato ko byanditswe mu gitabo cyo kuva igice cya 31 umurongo wa 16. Rero bene data, ikintu nababwira neza nuko ibi bintu birimo kubaho, nimujya mubona ibi bintu bivugwa n'ibinyamakuru, noneho atari n'ibinyamakuru wenda bavuga ati bya gikristo atari n'ijambo ry'Imana, nuko Satani nawe yarateguye umurimo kandi akawushyira no ku mugaragaro kugira ngo abantu batangire bashishikarire kuwukora, bashishikarire gushyiraho izo ngamba. Niba bavuze ngo reka ibi ngibi tuyigire intego yacu mu 2022 iki kintu kizakorwe, abarimo gukangura abantu. Ndetse iyo tugiye mu ntambara ikomeye, paje 113 batwereka neza yuko inyigisho zikangurira abantu itegeko ry'ikimero zizajyana n'inyigisho zo kwirinda. Reka ibi bintu tubirebe. Yego. Twarebye uburyo isi mu minsi iri imbere igiye kuza hagiye kubaho imihindagurikire igiye itangaje idasa n'ibyari bisanzwe biriho. Tubona uburyo izi ndwara z'ibyorezo zizatuma abantu bahera mu rugo ndetse ingendo zihinduke. Tubona yuko imihindagurikire y'ikirere nayo izongera ikaze bene ibyo bintu, abantu bagume mu rugo, ingendo zihagarare, ndetse haze n'andi mabwiriza mashyashya isi itari isanzwe igenderamo. Ibi bintu noneho bizasoreza hehe? Cyangwa ibi bintu bitwikiriye iki? Byitwikiriye iki? Yego. Biraganisha kuki? Bonheur agiye kudusomera ayo magambo ari mu ntambara ikomeye, tubone icyo ibyo bintu byitwikiriye. Reka dusome hano mu gitabo cy'intambara ikomeye, paje 113. Baranditse ngo icyo gitekerezo kiganje cyane muri Amerika, aho inyigisho z'isabato kuri zari zarabwirijwe cyane. Aha rero inyigisho zo kwirinda bamwe mu migabane y'ikubitiro kandi y'ingenzi yo kuvugurura imibereho myiza y'abantu zafatanyijwe n'itsinda ry'abaruhuka ku cyumweru, maze abavugira icyumweru bigaragaza ubwabo ko bakora kugira ngo baharanire inyungu za rubanda, maze abanze kwifatanya nabo muri uwo mugambi bakareba ko ari abanzi bo kwirinda n'ivugurura. Ariko bitewe nuko itsinda ryashyizeho izo nyigisho z'ibinyoma ry'ikingiriza imirimo myiza, ibyo ntibituma ikosa ridakomeza kubikosa. Dushobora kujija tuvangavanga uburozi n'ibyo kurya byiza, ariko niduhindura kamere yabwo, ibinyuranye n'ibyo biba ari akaga gakomeye iyo ibyo bititaweho. Ahangaha turumvamo ikintu gikomeye cyane. Ni ukuvuga yuko ngo abantu bashyigikira itegeko ry'icyumweru, cyangwa abantu bashaka yuko umunsi w'icyumweru wezwa akaba ari umunsi wo kuruhukwaho cyane, bitwikiriza indi nyigisho yerekeranye n'iby'ubuzima ndetse no kwitungira amagara mazima ndetse no kugira ngo umuntu abeho neza, ndetse ngo bitwikiriza n'imirimo myiza. Yego, ibyo birumvikana kuko nk'urugero niyo umuntu ari kukubwira ngo dukeneye guhumeka umwuka mwiza, tumujye muri guma mu rugo kugira ngo turwanye iyangirika ry'umwuka, ihumana ry'umwuka cyangwa air pollution. Muri make izo nyigisho zo kwirinda, kandi koko uburimo kwirinda, ndetse kandi ari no kwirinda gupfuye bashobora kuzana kwinshi kubyerekeranye no kwikingiza n'ibindi byinshi birwanya ahubwo kwirinda nyako, ariko nyine bikitwikiriza imirimo myiza, ariko igishyizwe imbere ari iki? Itegeko ry'icyumweru. Ngo noneho umwanzi wabyo, umwanzi w'uko kwirinda kwashyizweho n'isi, kwashyizweho n'abantu, umwanzi w'uko kwirinda ngahinduka iki kuri abo bantu? Ahinduka umwanzi wabo nabo, umuntu utajyana na gahunda cyane, umuntu udakorera ku murongo w'abandi, umuntu udakurikiza icyiza rusange. Ni ukuvuga ko iby'isi yashyizeho ngo umuntu umwe ntabigenderemo yitwa umwanzi wa gahunda, ngo bitewe nuko ngo abakizeho izo nyigisho bikingiriza imirimo myiza, ndetse biyerekana nkaho bagambiriye kugirira isi neza. Yego, uriya rero kambabwire inshuti mudukurikiye, tugomba kuba maso, sibyo? Iki gihe tugezemo Satani afite imigambi. Nimukagire ngo hari abantu bakomeza gusoma ibihamya, basoma mu mwuka w'abantu cyangwa muri Bibiliya, ngo hazabaho iki ngiki, hazabaho iki ngiki, kandi koko kugeza Yesu Kristo azazira. Bibiliya ivuga ngo Yesu agize ute? Azaza. Kandi byangije kugira ute? Arimo kuza. Niyo mpamvu rero buriya nkuko biriya uko asohoye ubuhanuzi, ntabwo inyuguti zihinduka, zikomeza kuba kwa kundi. Tugomba dusabwa kuba maso. Rero nshuti nagira ngo babwire yuko Imana izarogoya imigambi y'abantu bafite iki? Bafite inzozi mbi cyangwa bahuza inama mbi. Hari isomo riboneka muri Zaburi ya 64 umurongo waho wa 5 wa 6 kugeza ku wa 8. Reka dusome ayo magambo. Ngo bihumuriza imigambi mibi, bajya inama zo gutega ibigoyi rwihishwa, bakibwira bati ninde uzabireba? Bahirimbanira kunguka inama mbi, bakibwira bati tunogeje inama twungutse. Umutima w'umuntu wese nibishwe atekereza nibirondorwa.
ariko Imana izabarasa bazakomeretswa n'umwambi ubatunguye. Hano icyo birimo kutubwira neza yuko hari abantu bafite imigambi mibi, kandi iyo migambi bagapanga yuko iyo migambi igomba kugera ku bantu bose. yego Hari ikinyamakuru tugiye kubasomera hano, ni ikinyamakuru cyitwa time.com. banditse inkuru yanangaje ubwo nayisomaga mu minsi yashize. Ni inkuru yanditswe ku itariki 21 z'ukwezi kwa 10 2020. bavuga ku bukungu bw'isi, kandi twibuke neza inshuti yuko ubukungu nabwo bufite ubuhuriye n'itegeko ry'icyumweru. Ubukungu rusange bw'isi ihuriyeho bumwe, kuko niba bazabuza abantu kugura no kugurisha ku rwego rw'isi yose, nuko bazaba bafite ubukungu bagenzura, kandi babugenzura ku rwego rw'isi. Rero barimo kugaragaza inzira yo gukemura ubwo bukungu. Ibi bintu uko twagiye tubivuga uko ari bitatu, ni ibintu bigiye kugaruka muri iyi nkuru. Bagiye bagaragaza ibyenda kuba ibintu uko bizagenda bikurikirana, ndetse igitangaje bagaragaje ibintu uko bizagenda bibaho ndetse mbere yuko biba, kandi ibyo bintu niko byabaye nta kubishidikanyaho. none utarasoma ibyo bintu, reka ibi bintu tubisesengure tubihereye imuzi, kugira ngo turebe niba hari icyo ubuhanuzi bwaba bwarabivuzeho. Nk'uko twahoze tubibona, dusubiye inyuma gato abadukurikiranye babyihanganire ku byerekeranye n'amategeko y'icyumweru, uburyo abashyigikira izo nyigisho bikingiriza imirimo myiza. Haba harahagurutse itsinda ry'abantu bagambiriye kurengera ayo mategeko. Baba bariho benshi cyane, barahagurutse benshi. Niba bariho twabisoma he? Twaza kubisoma, turabisoma mu gitabo cy'ibyaduka byo minsi y'imperuka kugera mu 153 najyanye 154. Banza usome iyo nkuru. Tugiye gusoma iyi nkuru tuyisesengure, ndagira ngo muyumve. Ni inkuru itangaje. Hano iyi nkuru tugiye gusoma hano ni inkuru yanditswe ku kinyamakuru cyitwa Time. Ni inkuru yatewe inkunga n'abitwa World Economic Forum mu nzira yo gukemura ubukungu bw'isi muri gahunda bafite yo kubikemura mu myaka 10 iri imbere kugeza mu agenda 2030. Noneho hano ibi bintu ndagira ngo mbabwire yuko ibi ngibi batari ubuhanuzi. Oya, ntabwo ari ubuhanuzi, ahubwo ibi bintu ni ibintu bakoze bagenekereza, kuko Satani afite umwuka uyobya, kandi abasha kwitegereza ibizabaho akabimenya, kandi akaba yanabitegura ikintu cyaba akavuga ati nahanuye. Mukashobora gupanga inama akavuga ati ku cyumweru hazabaho inama wenda y'abayobozi abangaba naba, noneho wenda umuntu akabihanura n'inama batarayipanga, hashira iminsi bagapanga ya nama ndetse ikaba. Yego, Satani nawe ibyo ngibyo ajya bikoresha. Hano rero bigaragaje nk'abantu bari mu mwaka wa 2023, kandi uwo mwaka tutarawugeramo rwose. Bo baravuga ngo turi mu mwaka wa 2023, ngati ngo dore uko twakosoye ubukungu bw'isi. Muri make ibintu byose biri imbere y'ibihumbi 2023 bagiye kubivuga nk'ibintu by'amateka byabayeho. Ariko se bataravuga ngo turi mu mwaka wa 2023, icyo gihe banditse iyo nkuru turi mu wuhe mwaka? Banditse inkuru turi mu mwaka wa 2020 mu kwezi kwa 10 ku itariki 21. Twari turi mu mwaka wa 2020 mu kwezi kwa 10. Bo babyandika ngo turi mu mwaka wa 2023. No kuvuga ko ibyo bavuze harimo n'ibiri muri iki gihe biri kuba, hari n'ibyamaze kuba, kandi babivuze ibyo ngibyo bitaragira ute? Bitaraba. Bidusomera. Baranditse ngo inkuru ifite umutwe ngo turi mu mwaka wa 2023, dore uko twakosoye ubukungu bw'isi. Baranditse ngo umwaka ni 2023, icyorezo cya Covid-19 cyararangiye. Ngo kandi ubukungu bw'isi yose buri mu nzira yo gukira. Twageze hano dute? Ni gute ubukungu bwacu na societe byahindutse kugira ngo tuneshe ikibazo gikomeye cy'ibihe tugezemo? Hano ikintu cyanangaje ngitangira gusoma iyi nkuru, babanje bavuga yuko Covid-19 yagize ute? Yamaze kurangira. No kuvuga yuko uko isi biteganya, nk'uko aba banyamakuru babyandika, berekana ko 2023 aribwo Covid yakagombye kubishyizweho iki? Yararangiye. Ahangaha inkuru yatewe cyangwa irresponsible yatewe inkunga n'abitwa World Economic Forum, ihuriro ry'isi ry'ubukungu. Nacyo ni ikigo gikomeye cyane mu bigo by'isi, wenda nitugira igihe tuzakigaho birambuye. Barakomeje baravuga ngo ubwo ni ku itariki 21 z'ukwezi kwa kangahe? Kwa 10 2020. Ubwo bagiye kuvuga ibyakurikiyeho nyuma, ariko barabivuga nk'amateka. Ngo Amerika yatangiye guhindura imikorere yayo nyuma y'itariki ya 3 Ugushyingo 2020, ubwo Joe Biden yatsindaga Donald Trump mu matora y'umukuru w'igihugu, kandi abademokrate batangiye kugira ubwiganze mu mitwe yombi ya Kongere. Urumva iki kintu bavuze hano, babanje bagaragaza uko amatora yo muri Amerika azagenda. Bavuga ko Joe Biden azatsinda Donald Trump,
kandi mu nteko ishinga amategeko abademokrate akaba aribo baba benshi. ubwo babivuze Donald Trump ataratsindwa akiri perezida. bavuga yuko azatsindwa kandi niko byabaye. Komeza iyo barakomeza batubwira ngo nyuma y'irahira ryo muri Mutarama 2021 Perezida Biden yahise yihutira kubaka umubano wacitse hagati ya Amerika n'Uburayi, ashyiraho ihuriro ryo gusangira amakuru rusange ashobora kumenyesha ubutegetsi bwiza. Muri make twabonye Biden ajya guhura na perezida w'Uburusiya bakaganira. Twabonye Biden ajya mu Burayi i Vatican. Twabonye inama ya G20 zirushaho kwiyongera. Noneho bakomeza batubwira ikindi kintu gitangaje cyane cyabayeho nyuma yaho. Baratubwira ngo ku ya 11 Gashyantare 2021, ku ya 11 Gashyantare kwezi kwa kabiri, FDA yemeje urukingo rwa Covid-19 rutanga icyizere cyo gukora mu musaruro rusange wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Rwatangiye ako kanya hahise hatangira gahunda yo kurukwirakwiza ku isi ku buryo bwihuse, kandi abaturage ba mbere bakiriye inkingo zabaga zihutirwa kugira ngo zikoreshwe. Nibwo habayeho iterambere ryose mu mateka gukora urukingo mu mateka. Muri make icyo bari kutubwira hano, barimo kutubwira ko mu mateka y'isi nubwo bari bakoze urukingo rwa mbere rwihuse, noneho bakagaragaza neza n'itariki FDA yagomba kwemerezaho urukingo, ndetse rugatangira gukorwa mu buryo bwihuse kugira ngo rukwirakwizwe mu isi vuba vuba. kandi tuzirikane yuko ibyo bintu byavugwaga, ibyo bintu icyo gihe cyabyo bitaragera, ndetse n'iyi tariki FDA yakoreyeho urukingo icyo gihe cyari kitaragera, kuko nkuko twabisomye dutangiriye inkuru twabonye ko yagiye kuri uru rubuga mu kwa 10 kwa 2020. Noneho ikintu gitangaje hano bavuzemo ikindi kintu cyanangaje muri iyi nkuru. Baranditse ngo mu cyo mu 2022 ryari mu 2022 ikirere kibazo gikomeye cyo mu gihe cyacu cyaje kirimbura cyane. Impindagurikire y'ikirere yaje kugera mu bihugu byateye imbere igerageza guhangana n'imibereho. Burengerazuba bwo hagati muri Amerika amapfa akomeye yarateye yangiza 1/6 cy'umusaruro w'ingano ku isi. Abantu barakangutse basaba guverinoma gushyiraho ingamba zihamye zo guhangana n'imihindagurikire y'ikirere no kuzamura ubukungu bw'isi yose yo mu rwego rwo gushyigikira ubukungu bw'ibidukikije aribwo bwitwa green economy. Muri make cyane cyo bari kutubwira ko mu 2022 muki, ubwo ni muki cyo mu 2022 ni sama mu bihugu by'amajyaruguru y'isi ikunze ibaho n'ubundi guhera mu kwezi kwa 6 kugeza mu kwezi kwa 9. Nayo ikintu gitangaje bari kutubwira ko habaye amapfa akomeye yaturutse ku ihindagurika ry'ikirere, ndetse ayo mapfa agahita atuma habaho kwangirika k'umusaruro wa 1/6 cy'ingano zoherezwa ku isi. Ngo byatumye ngo abaturage bahaguruka, maze mu guhaguruka kwabo basaba leta gushyiraho amategeko atangaje yo kurwanya ihindagurika ry'ikirere, ndetse n'iki kindi no kuzara k'ubukungu. Ni ukuvuga yuko iyi nkuru nk'uko turi kubibona yatangiye twereka iby'inkingo zatanzwe, irakomeje igeze noneho mu 2022, kandi icyo gihe murabizi ntabwo turakigeramo. Batwereka yuko hagiye gukurikiraho ikintu cy'amapfa, ndetse kizatuma abantu bahaguruka bakabaza amaleta yabo bakababwira ngo mufate imyanzuro kugira ngo ibi bintu bigende neza. Noneho tugiye kureba mu byaduka byo mu minsi y'imperuka, turaza kubonamo igihamya cyiza cyane gishimangira na bya bindi twavuze yuko abantu barengera amategeko y'icyumweru bazahaguruka bo ubwabo bakirwanira, kuko twabonye yuko amategeko y'icyumweru afatanywa n'imibereho myiza ndetse n'ibyo kwirinda. Reka nze mbasomere iki gihamya kiri kuri paji ya 400, ni igihamya cya 454 kuri paje y'133. Haranditse ngo icyo cyiciro cy'abantu ni nacyo kivuga ko niba kononekara gukwira vuba, ariko ingirwa sabato ya gikristo itubashywe, kandi ko guhatira abantu kubahiriza umunsi w'icyumweru dimanche byasubiza intekerezo z'abantu ku gihe. Iyo miterere ikajije umurego by'umwihariko muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho isabato y'ukuri yabwirijwe mu buryo bwagutse. Mwumvise ibi ngo bikajije umurego muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Muri make icyo umuhanuzi yagaragaje ko abantu bazaguruka cyane cyane muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bagasaba yuko hashyirwaho ingamba zo kurwanya abantu, cyangwa zashyirwaho ingamba zo gukurikiza ingirwa sabato y'ikinyoma ari umunsi wa dimanche. Kandi tubonye muri iki kinyamakuru bateganya yuko ibyo ngibyo bigomba kuba umwaka utaha.
yego nshuti ndagira ngo mbabwire neza yuko ibi ngibi birimo kutwerekeza ku itegeko ry'icyumweru. Nk'uko twatangiye tubisoma muri Matayo 24:7 batugaragaje ko hagomba kubaho inzara, indwara z'ibyorezo ndetse n'ibishyitsi cyangwa bishingiye ku ihindagurika ry'ikirere. Noneho igihe iri jambo ry'Imana ryarakomeje ku murongo wa 8 navuga ngo ariko ibyo byose bizaba ari itangiriro ryo kuramuka. Ibyo ngibyo ni mubibona uzamenye ko ari itangiriro ryo kugira ute ryo kuramuka. Buriya iyo mwana ari kuvuka ntabwo ahita aza wese, ahubwo utangira kugenda ubona haza umutwe, haza ibiganza, nyine ubona ko hagenda haza utuntu duke duke, ariko umwana ntabwo ahita aturumbukayo wese. Uko nguko nako bimeze kuri byerekeranye n'itegeko ry'icyumweru. Ibi ngibi Yesu Kristo yavuze ko ni mubibona muzamenye ko ari itangiriro ryo kuramukwa, ndetse yuko dimanche yaje. Niyo ku murongo ukurikiraho wa 9 wese bahera ko bavuga ngo ubwo nibwo bazabagambanira ngo mubabazwe ndetse bazabica, muzangwa n'abahanga yose abahora izina ryanjye. Iki kintu kiratangaje kubera yuko iki kintu kivuga ngo ubwo nibwo bazabagambanira, igihe hazabaho ubugambanyi bagatanga abantu b'Imana ngo babazwa n'amabwiriza nk'uko tuyasoma mu byahishwe 13, ndetse kandi bakabica ndetse bakangwa n'amahanga yose. Icyo gihe ni ryari? Ni igihe cy'itegeko ry'icyumweru, kuko nibwo amahanga yose azanga abantu b'Imana. Mbere nibwo wenda abantu b'Imana bajya barenganywa nko mu Bufaransa bagahungira mu Budage igihugu kikabakira, cyangwa bakajya muri Scandinavia. Ariko ahangaho aho amahanga yose azanga abantu ni igihe bazaba bakoze bya bindi byo mu byesho ngo abari mu isi yose bakurikira inyamaswa bayitangarira ngo ninde uhanye n'iyi nyamaswa, abari mu isi bose bazayiramya. Muri make ni amahanga yose agomba kuramya iyo nyamaswa. Ibi ngibi rero berekeza ku itegeko ry'icyumweru. Ahubwo twakwibaza ku ruhande rw'Abisilamu, ibihugu bya Kisilamu bitari ibya Gikristo, ko twumva bagomba gushyigikira isabato, ingirwa sabato y'ikinyoma ariyo dimanche. Ku ruhande rwa gipagani rw'Abisilamu bo bimeze gute? Bose bazashyigikira ibya Gikristo? Niba nabo bazakurikira iyo nyamaswa bayiramya ndetse bayitangarira. Kandi tubona yuko nk'uko twabisomye mu bihamya, tubona yuko abatazakurikira iyo nyamaswa bayiramya bazitwa abanzi bo kwirinda, bakitwa abanzi ba gahunda. Reka noneho turebe mu bihugu by'Abisilamu ho bimeze bite. Turaza kunyarukira iwacu turebe mu binyamakuru by'iwacu mu Nyarwanda. Yego, ikinyamakuru cyitwa Nyarwanda cyasohoye iyi nkuru ivuga ngo muri Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu hagiye guhindurwa iminsi ya weekend. Mwumve uburyo muri Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu, ni leta nyinshi zigize Abarabu, sibyo? Arandi komeza bavuga ngo guhera mu ntangiriro z'umwaka utaha 2022 ryari mu 2022 ngo muri Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu hagiye guhindurwa iminsi ya weekend, maze ikajya kuwa gatandatu no ku cyumweru, ivuye kuwa gatanu no kuwa gatandatu. Mu busanzwe mu muco mu bihugu by'Abarabu mu mijyi nka Abu Dhabi na Dubai iminsi isoza icyumweru izwi nka weekend yabaga ku munsi wo kuwa gatanu no kuwa gatandatu, ariko bigiye guhinduka maze kuwa gatandatu no ku cyumweru. Muri make hano icyo bari kutubwira, aba Barabu bari bafite gahunda ya weekend itangira Friday ku munsi wa gatandatu w'isabato, uwo bise kuwa gatanu, ikarangira ku isabato nk'uko babyise ngo kuwa gatandatu ari ku isabato. Muri make iyo weekend koko yariwe na weekend ibamo no muri Bibiliya nubwo ari mu Bisilamu, kuko mu Bayahudi bagiraga umunsi wo kwitegura isabato n'umunsi w'isabato. Iyo akaba ariyo minsi ya weekend, kuwa mbere bakaramukira mu mirimo. Ariko ahangaha mu Barabu bo ni nawe niko bari basanzwe bameze, ariko barakomeje bavuga yuko bagiye kubihindura bikava kuwa gatandatu no kuwa gatanu nk'uko babivuga, bakabijyana kuwa gatandatu no ku cyumweru nk'uko babivuga. Mwumva impamvu guhera kuwa mbere Mutarama 2022 ibi niho bizatangira gukurikizwa, maze weekend igatangira ku mugoroba wo kuwa gatanu, mu rwego rwo kureba ko ubukungu bw'iki gihugu bwagendera ku murongo umwe n'amasoko mpuzamahanga ndetse na gahunda zo mu burengerazuba bw'isi. Muri make icyo bari kutwereka muri iyi nkuru ni uko bagomba guhuza na gahunda yo mu Burayi. Kandi mu Burayi twibuke ko igihugu cya kiri ku ruhembe rw'imbere ni Vatican, ko no hayoboye. Muri make Abarabu nabo bagomba gukurikiza, Abisilamu bagomba gukurikiza gahunda y'isi ya gipagani ya Kiliziya Gatolika kugira ngo barwanye amategeko y'Imana, ndetse gahunda y'itegeko ry'icyumweru izashyirweho nabo biteguye. Kandi bigomba kuba mu ryari mu 2022. Ase ibi bintu ni ibyo gutekerezwaho kandi ni ibyo gusesengurwaho, kuko niba abantu bo mu bihugu by'Abarabu tuzi nk'Abisilamu bari basanzwe bafite umunsi wabo basengeraho bakunze kwita Ijuma, yego, nabo bavuze ngo ubukungu bw'igihugu buri kugenda busubira inyuma, ngo reka kubera iyo mpamvu reka duhindure umunsi wacu w'ikiruhuko tuwugire muri iyi minsi.
kandi biriya bihugu by'Abarabu ni nabyo bisa nk'aho bireberwaho n'abandi bantu b'ibisilamu mu isi yose. Birumvikana nabo bashobora guhindura iminsi yabo y'ibiruhuko cyane, ikava ku wa gatanu uyu nguyu wa leta bakayishyira ku wa gatandatu uyu nguyu tubona kuri kalendari, ndetse no ku cyumweru. Kandi ibyo ngibyo bigakorwa n'isi yose bitwaje ikibazo cy'ubukungu. Ariko si ubuhanuzi buvuga iki? Yuko hitwaje ikibazo cy'ubukungu n'umunsi w'ikiruhuko w'isabato y'Imana yatoranyije uzakurwaho, maze ibiruhuko byose bigashyirwa ku cyumweru kugira ngo barengere ubukungu bw'isi. Niyo mpamvu rero nshuti tubabwira ngo muri uyu mwaka wa 2020 uko twagiye tubabwira muri iki cyigisho, hitezwe ibintu byinshi cyane bizabaho mu byerekeranye n'izi ngamba zo kurwanya ihindagurika ry'ikirere. Ndetse kandi bimwe muri ibingibi byaratangiye, nk'urugero nko mu Buhinde. Hano dufite inkuru igaragaza ko mu Buhinde mu mujyi wa New Delhi bashyizeho lockdown cyangwa mu rugo idashingiye kuri Covid-19 nk'uko bisanzwe, ahubwo akaba ari lockdown cyangwa mu rugo ishingiye ku ihindagurika ry'ikirere. Reka dusome iyi nkuru. Bari kuvuga ngo iri muboneka mu kinyamakuru cya Washington Post. Bari kuvuga ngo Delhi yashyizeho guma mu rugo iki gihe ishingiye ku guhumana, ntabwo ari Covid. Baranditse ngo igihu cyinshi kandi gifite ubumara cyuzuye mu majyaruguru y'Ubuhinde. Abayobozi b'i Delhi kuri iki cyumweru bafunze amashuri, bafunga ibiro bya leta, banategeka guhagarika imishinga y'ubwubatsi, bafata ingamba zisa n'izafatiwe icyorezo mu gupima ibipimo byangiza ikirere byikubye inshuro 20 igipimo cy'umutekano cyasabwe n'umuryango w'ubuzima ku isi. Abayobozi ba Delhi bavuze kuwa mbere ko biteguye gahunda yo kongera gukoresha ubundi buryo bumenyerewe gufunga umurwa mukuru. Hano bari kuvuga ku kintu kuri guma mu rugo yatuye no guhumana k'umwuka. Bari twababwiye ko turi bugaruke kuri iki kintu guhumana k'umwuka. Satani agomba guhumanya umwuka kugira ngo yangize abantu, ndetse akabikoresha nk'iturufu yo kugira ngo abashe gushyiraho gahunda ze. Nshuti, nagira ngo mbabwire yuko no guhera ubu ngubu ibyo tubabwira byatangiye gukurikizwa mbere nuko tugera no mu 2022. Gusa si hame ko byose byaba nkuko isi biteganya, kuko n'Imana ishobora kubiroga ibonye ari cyo kintu kiri ngombwa. Ndetse na Satani ashobora kubikoresha mu buryo bw'ubushukanyi bwe. Ariko mbabwiza ukuri yuko ingamba zose zirimo gufatwa birimo kugenda bitwerekeza ku itegeko ry'icyumweru. Kandi nkuko ibyanditswe bivuga, ntabwo Imana izigera ibuza iryo tegeko gushyirwaho, izemera ko ribaho. Ni iki giteganywa mu 2022? Yego, ni igiki kiri guteganywa nyuma yuko tuvuye mu nkubiri y'ibyerekeranye na Covid? Tubonye yuko mu 2022 hari ibyenda gusa n'ibyo ngibyo n'ubundi nk'ibyabaye muri Covid, ariko bidatewe n'icyo cyorezo cya coronavirus, ahubwo bitewe n'ihumana ry'ikirere. Ndetse tubonye na sample cyangwa agace kabyo muri New Delhi, aho amashuri yatangiye gufungwa, abantu bakabwirwa kuguma mu rugo kubera guhumana k'umwuka wo mu kirere, nk'uko twahoze tubisoma mu ntambara ikomeye ngo ahumanya umwuka wo mu kirere Satani, maze abantu benshi bakarimbuka bahumanyijwe n'uko guhumana k'umwuka. Yego, niko bimeze. Ibyo bintu bigomba kubaho. Rero muri uyu mwaka wa 2022 turimo kugenda twinjiramo, hateganyijwe ibyo bintu byinshi cyane. Izaguma mu rugo zishingiye ku ihindagurika ry'ikirere, ndetse nubwo tutaje kubereka inkuru zimwe na zimwe zindi zigenda zigaragaza ko noneho mu bihugu bimwe nko muri za Australia biteganywa yuko noneho kugera kuri mu kazi, ndetse ari itegeko ko umuntu wese agomba kuba afite urukingo muri uwo mwaka. Ndetse kandi ikindi kintu tubonyemo ahangaha, barimo guteganya ikintu cyitwa inzara. Ndetse kandi uko twagiye tubona mu bahinzi icyo barimo kuvuga muri iyi minsi, abahinzi bari kuvuga yuko imvura yabuze, imyaka ikaba yararumbye. Rero bene data, tugomba kwitegura ko ishyano rigomba gusimburwa n'irindi shyano, aho twebwe nk'abantu b'Imana tukabinyuramo twemye. Niyo mpamvu Bibiliya ifite ikitubwira ku by'iyi migambi y'abisi muri Yesaya igice cyaho cya 8. Yesaya igice cya 8 ku murongo wa 9 baravuga ngo nimwiyunge mwa mahanga mwe, ariko muzavunagurika, kandi namwe abo mu bihugu bya kure nimutege amatwi mwese mukenyere, ariko muzavunagurika. Nuko mukenyere ariko muzavunagurika. Imana hano ntabwo ibihakanye ko amahanga aziyunga, amahanga agomba kwiyunga. Ngo mujye inama, ariko izo nama zizapfa ubusa nimuvuga n'ijambo ntirizahama, kuko Imana iri kumwe natwe. Amen. Muri make bagomba gukora ibi bintu byose, ndetse bakajya n'inama, ariko ngo bizaba iby'ubusa. Bazifuza byose babikora kurwanya Imana, ariko muri buri kintu cyose Imana iratsinda. Kandi nshuti, ndababwiza ukuri yuko nubwo byagaragara ko Imana yatsinzwe, buri gihe tuzajya tubona intsinzi y'Imana yigaragaza. Nshuti, rero turi kubona ibimenyetso byinshi bisohoza ubuhanuzi bwa Bibiliya,
ariko ikintu nakubwira ni kimwe, wowe muvandimwe udukurikiye, ikintu cya mbere gikenewe ntabwo ari ukureba ibimenyetso by'ubuhanuzi ndetse no kubasha kubigenzura ngo umenye ahantu uhagaze. Icyo cyo kintu gikomeye. Reka dusome iri somo ryo muri Yobu. Reka nze ngenda soma Yobu igice cya 27 umurongo wa 12, naho umuvandimwe araza kumfasha asome muri Yobu 6:21 kugira ngo turebe mbese ibi byose by'ubuhanuzi tugenda tubona twakagombye kubibona gutya maze tukicecekera. Hari icyo byakagombye kutubwira nk'abantu b'Imana kugira ngo turusheho kugira umwiteguro ushyitse Kristo naza atazadutungura, cyangwa igihe kirangira ry'imbabazi kitadutungura nk'umujura nk'uko byanditswe mu byanditswe byera. Yobu igice cya 27 umurongo wa 12 haranditse ngo, dore mwese mwarabirebye, none se niki gituma muba bubusa gusa? Yego. Ni iki gituma muba bubusa gusa? Ukabona ibimenyetso byose by'ubuhanuzi birasohoye ubireba, ukabona leta z'isi ndetse n'abaturage b'isi bari gukora ibintu byerekeza mu ntambara yo kugomera Imana ukayirwanya, kandi ibyo bintu bikaba byaravuzwe n'ubuhanuzi bwo muri Bibiliya, hanyuma ukabireba maze ukaba ubusa. Nufata umwanzuro wo kwihana mwene data, kandi ubona yuko ariko gahe kanyuma abana b'Imana dusigaranye kugira ngo twihane. Yego. Cyaba ari ikibazo cyane kuko iki gihe turimo ni gihe cyo kwihana. Ntabwo umuntu agomba gutegereza mu 2022 ngavuge ngo niho nzihanira. Usibye no mu 2022 ntabwo umuntu akwiriye no gutegereza naho byabejo. Ntabwo umuntu akwiye kuhategereza, ahubwo ugomba kwihana ucyumva ijambo ry'Imana. Kuko no mu byakozwe twabonye ngo bacyumva ayo magambo ngo bacumita mu mitima arabati ngo duhe ngo bagabo bene data ngo dukora iki. Ariko reka dusomere isomo ryo muri Yobu igice cya 6 umurongo waho wa 21 haravuga ngo, noneho ntacyo mumaze, mubonye ibiteye ubwoba muratinya. Muri make iyo tubonye ibintu nk'ibi ngibi hari igihe akenshi abantu bahita bagira ubwoba, cyane nk'iyo twize muzazwa kugura no kugurisha, muzicwa, muzababazwa, ugasanga umuntu yarebye icyigisho cyangwa afite ubwoba, ugasanga ibyo bintu biri mu mutima w'umuntu. Ariko iki jambo ry'Imana tubwira nuko nta muntu w'Imana ugomba kuba umunyabwoba. Abantu b'Imana bagomba gutuza, kuko yabaye abanyabwoba bazaba ntacyo bamaze. Sibyo? Dusomera iryo somo dusorezaho ryo muri Mariko igice cya 2 umurongo wa 15. Bavandimwe, iri somo ngiye gusoma murushaho kuritekereza cyane, buri wese anihira mu mutima kugira ngo Imana irusheho kumumurikishiriza mu maso hayo, kandi uko akomeza kubona ibimenyetso by'ubuhanuzi bisohora ndetse abantu batuye isi bagenda banabyerekana bagaragaza kurwanya Imana mu buryo bugaragara, ye kurushaho kwicecekera ndetse no kwituriza, ahubwo arushaho kugira ivugurura mu mibereho ye. Muri Mariko igice cyaho cya mbere umurongo wa 15 hari amagambo meza ahari. Haranditse ngo, igihe kirasohoye, ubwami bw'Imana buri hafi, nuko mwihamire mwemere ubutumwa bwiza. Amen. Ubutumwa bwiza bushushanya ndi muvandi. Ubutumwa bwiza ni Yesu Kristo. Muri make dushobora kuba twibwira ko twemera Yesu Kristo kandi turi nabe, nyamara tutaraba Yesu Kristo. Niyo mpamvu aka kanya ubwira ngo twemere ubutumwa bwiza. Aya magambo yaranangaje, aravuga ngo ubwami bw'Imana buri hafi. Yabivugaga ngo ubwami bw'Imana butarahagera. Ariko ntabwo Yesu ashishikariza abantu ngo nimubona muhageze muzaba ari bwo mwihana mwemere ubutumwa bwiza. Ahubwo yababwiye kubikora ubwo bwami butarabageraho. None nshuti, turi kubona neza yuko ijuru ritwegereye, turi kubona yuko akaga katwegereye. Twe tuzihana ryari? N'uyu munsi. Nshuti, bikora uyu munsi, ihana uyu munsi. Reka twihane uyu munsi. Reka dufate ingamba zo guhinduka no kuba abantu b'Imana uyu munsi hakiri kare. Ibyo nibyo tubasabira, natwe twisabira mu izina rya Yesu. Amen. Dusenge. Uwiteka Mwami Imana, twongeye kugaruka imbere yawe tugushimira, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Amen. Utweretse imigambi isi yimirije imbere, ariko Mana turabizi yuko ushobora kuyirogoya kandi cyangwa ukaba wayireka igakomeza ikaba. Ariko Mana, uko byagenda kose ukomeze uhagarikire intore zawe, uko byagenda kose byasohora bitasohora, ubwoko bwawe tuzatambuka amahoro kandi twemye. Mana, uturinde Satani utuma duhunikira, ahubwo uduhe kuba maso muri ibi bihe ndetse bigenda binatwereka amakuru yuko uri hafi kugaruka. Mu gihe abantu batuye isi bakomeje kugenda basuzugura amategeko yawe, mu gihe Satani ari kugenda ateje indwara z'ibyorezo agahinduka umuvuzi wabo
umuvuzi wazo, ndetse akanavura n'abantu bakajya kwivuza kwa Satani. Turagusaba kugira ngo ubwoko bwawe turusheho kuba maso, tubone ko ari iminsi ya nyuma iheruka amateka y'isi. Mana, twifashiriza ari twebwe twigishije iki cyigisho, ndetse n'abari bagikurikiranye bose, kugira ngo bamurikirwe nawe mu izina rya Yesu. Amen.